28. Bibiliya iravuze ngo nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha kore nde kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Nawe aramubaza ati, byanditswe bite mu mategeko? Icyo uyasomamo ni iki? Aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, nshubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ongera kandi hallelujah. Amen. Abari inyuma tukumwe hallelujah. Hallelujah. Duheze Imana icyubahiro hallelujah. Amen. Abari uruhande bari hirya duheze Imana icyubahiro hallelujah. Hallelujah. Turashima Imana yo mu ijuru. Uko bukeye nuko bwije iza ngo kugenda nibuka ubundi buhamya nkagenda nzikura ibintu bitewe nuko iyo nicaye mu wanjye nzatangira gutafakara ngatangira gutekereza aho Imana yankuye. Amen. Amen. Imana yankuye mu nzoga abantu bose baraha, abanyamurenge bose b'abagabo n'abahungu, inzoga batigeze banywa nje narazinyoye. Ninde muntu wigeze amukanyanga yibuye? Muri mwebwe abari hano ashira urutoki hejuru wamwoye kanyanga yibuye. Yibuye yumva ko babaza kubaho iyo aba narayinyoye kandi yinyoye kera muri za 80 ukazana amazi ugashira mu kirahuri nacyo ntucyuzuza kuko uvuje ikirahuri aho yinywereye ntiwahaguruka waho ngaho ukamara amasaha 12 utari umutwe gutya ngo ube nkugana ku bwenge. Ikazi cy'inyama zo mu nda, inyama zikazi kigagurika mu nda. Ni ikintu cya barafu cyazaga kivi gutembo, noneho bakakizana ari ikintu cya barafu. Noneho ukazuzana ikirahuri ugashyiramo n'amazi, wamara ukazuharurira hejuru y'amazi. Wamara kuyaharuramo amazi akabira, ukareka yamara kubira ukareka igahwama, ukongera kandi ugaharuraho ugasubira ukagira nk'akabiri, warangiza ukanywa yave. Aho yinyweye ni ukwitegura kuko ari uri burare. Niba uyinyoye nimugoroba witegure ko ari yonje kuri buraremo, utari guhaguruke cyangwa ugira amahirwe ubone urwagurutsa muri iyo ntebe akujyana ahandi ujya kuruhukira. Niba uyinyoye mu gitondo ni ukuyinywa mu gitondo rikarenga utaragaruka ubwenge. Iyo narayinyoye twazaga tujya hari ibara, hari akabari kamwe, ibara rimwe ryabaga kuri Murongo ngo ni Nganagirarake. Umunsi rifunguka ariko twaritashe nitwe twaritashe umunsi rifunguka. Jera mukuru wakitwaza ngo Yose twarizinze twatogeye twazaga twambara amapantaro ya tukuro manini cyane hano ugasanga iragera kiri noneho ukayambaramo ikizingi nka gondo niko twazaga ukambara ipantaro gasita ugashyira mu tubi. Noneho wajya kuzina icyo cyaza kigira gutya cyangwa gutya yandi wewe inzoga bakazimena aho ngaho. Tukama turara tuzina ariko bazana amakazi y'inzoga tukarara tunywa inzoga ngena Hosea ugaca twamaze nk'amakazi ya 5 twembi babiri. Twamara tukamba turongora cyagufata uwundi cyakugenda usitara akamanuka akajya munsi ya Ngwamabe niho mukuru we yabaga, njewe ngajya kuri kari y'amabenge mwavurero nari shubise. Namara kujya kugerayo hakaba haba umuntu
haba umudamu wari wararwaye akatubwira ngo yarwaye umwijima, twebwe twagira ngo umwijima niwe witura burindi, gitwari tuzi ko umwijima ari inyama y'umuntu. Mubizi mwese umwijima ntitumenyeye mu Rwanda, abatarabize mu Rwanda n'uko kibazo umwijima ndacyamba. Uwo mudamu akatubwira ngo yacuruzaga inzoga, akatubwira ngo yacuruza kanyanga ariko inzarwara umwijima. Njyewe n'umufamili umwe wo muri famiye ba Bishop baramuzi Rumaka, turamwe tuti umwijima tuzotufu gusa ngo dusohoka aho ngaho namwe tucyara kuri muhanda nanje munsi muhanda, igihuru uzadushikura uzukinyereka ko wagikoresheje umuzi taba ari cyo usubira gukoresha, nani koresha ikindi, koresha ikibabi cyacu. Turagenda ngo tujye guhuruka kuri kariya mabenge mu myembe, duharura ibishishwa by'imyembe, turabihura byose duhuriramo na bya bihuru na ya mizi byose twavangavanze, turateka dushyiramo gasukari, turamuzanira, turamuha ngo uzunywa akaveri mu gitondo, akaveri saa sita na nimugoroba. Yamakira bamutaragara tugira ngo kanyanga zose zibaho, kanyanga zose nzagadamu. Nimuzaza mushobora kuzinywa mukazirangiza mwenyine, muze muzinywa, muze muza munywe kanyanga igihe cyose mushakiye n'izo mushaka. Tukaba tumwa zavye iyo ngiyo tukazinduka muri kanyanga kugira ngo tubone gufata murare neza. Wewe utakubwiza gusa nyine, utakubwiza gusa. Imana yankuye ku itabi, nta wundi muntu wakunda itabi mwisi. Abafroderi bazafroda gusa bene tuko kugira nanjye nigeze kuzafroda umunsi umwe hura na Revera Mudagiye, twamutinyaga ijisho rimwe twazaga turibona nk'iry'Imana, twararitinyaga bitabaho ngo duhure gutya namagira gutya ngifata gutya ngo nishira gutya mu ikoti, aransohoza nanjye namamukiriza nk'ikiriya kugira ngo atambuke ukuboko. Noneho sinkamenye ko umwotsi waryo uri muzamuka ikoti ugaseruka hano, araguma aranyitekereza ku makumbaza kurungwa agera aho ngaho araturika araseka, arambaza ngo se shaka wahiye? Nahiye dutenze mubwira gutya n'uwari wihishemo wose urabisuka bamutumye. Ndiruka ibisambu nahoze mvutara mu birimbo, ibisambu byose ndabihesta, ndiruka ndahetse ibisambu. Mungu kuva icyo gihe ndagira ngo narinze mba mu jongo ndarasa kubona nawe amaso yawe, keretse uwundi munsi yampamagaye ampa Bibiliya, arambwira tugende ariza kwigisha, ntawo kwigisha ngo azabona amagambo yo kwigisha. Bibiliya nita kwigisha, iso yakurikiye akayimenya akayikurereramo, nita kwigisha uzagenda upfe. N'uwo munsi twase kubona itabi ngongeraho ngaho ndarinywa injahagaragara. Njyewe mu basore bose b'abafroderi ninjye washingira mpaka itabi mupfa mwikanisa kuri Rutara, ashingiwe n'akanyamarara muri Jombo. Wari yambaye agatimbaga icyo gihe twari twaratangiye kugira ikizungu cy'amakanju n'uduti, yambaye agatimbaga n'abaragimara igira iruhande rw'umuntu ndazi ko mfite itabi gupfa. Ngo dusohoke bati ngo baragenda baririmbira umugeni, bamanuke bike nk'uruzi bafate hakurya niho hari iwacu, ndabareba ubwo buroko bwose njye wiriwe nicaye. Noneho wacu akanyongorera mubyara wanjye niwe wari unyicaje, akanyongorera akambwira ati kuze twebwe twiriwe twicaye tutaguha itabi, none tuse tumanuke tugere iriya tuzase turabwese tujiriye mu mapfurero tujye kunywa itabi. None turagira noneho ubwo wowe ga ni wowe gawe, wowe ni wowe pari ngaho bahubira bagende tubwire. Arabahubira bagati mwebwe mugende muririmba isari mu rugo, mugende nimushika barabahereza inka nuko umugeni yinjiye mu nzu tatu umugeni muturirimbira. Tumaze bamaze gusezera nari ibindi nama murekura ngaho genda bagende bakuririmbira.
ndimo fraude itabi wa mugabo za itabi n'ukuri kw'Imana twese ijyana kandi riri mu wanjye no mufuka wanjye karagace bigeraho barambira ngo kuvuga ngo umuntu azareka itabi umuntu wari ngoye none bakampebuza hari umugabo wabaga ku Mugogo muvuza abantu bo mumenya kuko yabaye umucamanza hariya icyaruko yigeze gufrodera itabi kabera ari frodera muri toilette kwa Mariam bamubwira ngo umuntu wo frodera itabi muri toilette ngo ndazarireka ngo azarinda n'ubu cyane n'ubu naragerageje kumwisha ndamubwira yuko nakunda itabi kurusha Joza kurara mvumbise inkwi kugira ngo umuriro utazima nta kibiriti ufite karara itabi none wowe byageze ngongere muri byura barambwira ngo kuri itabi ngo nukuriteka kariteka ryamara gutogota neza noneho amazi agakamura yanuza bwabukana bw'itabi bwose noneho ukamwa y'amazi yako ngo nuzubireka ndariteka mugasafuriya iri iwacu musekaga namwe kuko namwe keretse abakuriye nyine aha muri uruze rero ariko abatarakuriyeyo baza bagira udusafuriya two guteka isogome dutoya tumuka usanga twahobeye nk'ingiba tutakigira n'ingara baza bajya kugakura ku mashiga bakazarinda gufatisha nk'icenda nuko ni bene ako ngako mba nkugatogosamo itabi ndatogosa kabisa nazaga mu itabi apana bene itabi ry'intuza nazaga mu itabi umuntu yaryumva umwotsi waryo umuntu yazaga anyura kariya muhanda gutya arimo mu itabi kamenya itabi ryiza n'iribi umwotsi gusa wangeraho kamamenya nguriye muntu ukora mu itabi ribi cyangwa ni ryiza itabi umusosi yacu itabi nararikundaga gafirira ruri hano nagiye kwituza base w'agafiri babaga mu nka data n'iza sogokuru zari inka zine njya kuzituza ise wabampereza umubango w'itabi n'ubika zaheze anyitura umubango w'itabi imva muri byura ngiye kwituza inka mu rubarati ngo nshike banyitura umubango w'itabi inka zine ndagutahana urutsa muri byura taziba n'ubuzahaza sibishwa abantu tuba dukunda ibiti kuri yose ari inyanga ngo mare ndabiteka neza irabira neza ngo mare kubira ngo n'ijuru ryarubira nyine kuko gawe tonje bimureba ndangakuyo mare kugakuraho ndari bimena uramo cyakibabi ndagenda kijugunya kwitsukira ngo mare ndabingo mu bintu nasanze mu isi bibaho bibishe n'ubidega takindi kintu gihuye nacyo ibintu byose habe ndagira ngo n'umubirizi mubishe kita umwita wita ndawugotomera ndawurangiza kombi nyine bena kagatoya kazamukurwa kamukurwa kamiraza kuko byo kukazi nabigiraga nuko ndamiragura nuko binjira mu ndicara mu minota itageze kuri 30 nanagiye gushaka cyakiyo kitakijwe gasubirana kiza Imana nyiribi nta mugabo ntibazababeshe timuzabona abantu bagenda mu muhanda b'abapasiteri n'abandi ngo bababeshe ngo nibo babwirije Napole nta muntu wabwirije Napole kuko ntawinjiraga mu wanje timubizi bite ntawinjiraga mu wanje nagiraga ikota yasikuza giza yabaga ku mukandara yazagivaho yazaga nyamburana n'ipantaro nabagiye guhindura indi pantaro nkashyira mu mukandara kamanyishyira ahangaha yabagaho ntiyazagivaho yabagaho sikuzagiza yabagaho ntiyazagivaho nire wo ntungana abagabo b'ibihangange bose bo muri byura bene abari baragize
bazaga baje kwinjiraho bakamagira gutya naho abantu nk'abakobwa n'abagore bakamabwirana mu Napole hahike bakamatangira gukebeza n'ibacyo muhanda bari bahunga gusa nari kwinjira nazaga ngenda amajoro kugaca mutswe nagi kilometero 15 ngiye gusaba itabi maze kurya nijoro ndagenda njya gusaba itabi kwa Rongo ndaribura ndahava ndamanuka njya kwa Ruduganira ndaribura ndamanuka ndiki cyambere ndarisaba kwa bihujumi y'abasengege ndaribura ndamanuka ndika mu Masinga kwa Mboga kwa Seruko wa Moni pastor ya Moni baseruka naho ndaribura ndatibuka mu batabwa ndarenga neza ngira mu Rwihendo ninjoro komangira abatabwa ndaba mu bitabi mu bampa kababikamo kazinga mutabi ndaswanda zamuka nagiye kugera haruguru y'amazu inzu yanjye yabaga munsi y'urusengero rw'Anglikani gutya munsi yarwo gutya mu muryango wawe ngo nje kugera ku rusengero rw'Anglikani urana abagore bagiye kugura imibisi mu gitondo taho nicaye nagiye gutya gusara ibitu ni kuwiteka vuga haleluya imana kumoni gukuya aho hantu imana kugukura bera aho hantu muri ubwo bushya urumva nari mpfuye Paulo yaranditse aravuga ngo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu twari tuzize imyita y'itabi twari tuzize n'inzoga twari tuzize bene amatiganya niyo twari tuzize nuko twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu ariko mu gitondo kimwe pura n'Imana nta muntu umbwirije ndakepfuka ruguru naba mparangana mu mutwe ngira ngo ubwongo burajegera numva ubwoba nkazanikangusa kandi mu buzima sinagira ubwoba abantu bandeze nuko nta bashongo barahabwo mu bijombo babibabwira sinagira ubwoba nazaga ncokoza isoko nkarabanda kareka abanyamurenge bagataha bose bamara gukubuka bose bamaze gutaha gacukoza abafurero n'abashi bakantarambanya nk'uburyo kumbe bageze muri sara ndakurahiye bagakubita nuko ngataha ari bwomeze neza kuko iyo ntarwanaga icyumweru kigashi babwije ukuri kw'abakristo ibiryo byazaga binanira ibiryo bikananira ariko Imana nyibihe yongere gusiranyegeranye gitondo kimwe irantungura kandi nari mfite umugambi wa gito wari mubi cyane nari mfite umugambi mubi nari ngiye kurigita kandi ngiye kurigita ngiye ahantu biti Buzera nari ngiye gushaka amadawa banduga bazagira ibintu bimwe bakazagenda babihisha ngo ubuhamya ngewe ngira ubuhamya ntazi gucisha hirya ntazi guhisha twaraganye n'undi muhungu turavuga ngo tuzagenda ntakubwira umugore ntakubwira undi muntu wera wirabura tuje Buzera tugende dushaka ibintu umuntu nazaza gukoraho gutya wamubwira ngo wume kamayo yo ko unatwara Akoni byo nk'abana kandi zabana zanije abana byo kugenda nizo tabagabo uzabo tugenda kure umuntu akamahe wazugira bijya mu tuntu tukakama muri urwo rukerera abari bwo kubitana n'Imana imfata mviriranzingazinga kazanikanga ubusa umugore yamugisha nkikanga none uyu muntu byabaye umuntu twari tuzi kubikabyo byinshi gutya bigenze gute ahamagariga mukecuru umuhungu wawe sinzi ko yabaye ngo yinjiye mu nzu guhamagara Musamo namanikanga nuko ikanga no kumanywa akikanga ijwi ry'abagore kuko gajewe yaba mama yaba ndewundi umuntu witwa igitsina gore wese sinazaga mvugana nawe twazaga tujya mu nama ya famiye
bazanamo abagore kamusohoka ngo abagabo murateranye kuko muraterana n'abagore abo bakagiye guteka ko murabegeranya ngo baradufasha ijambo ariko imana kuva igihe nshingiwe kugeza icyo gihe sinazaga kuvugana n'umugore kitwosetse sinusitse gasiga n'umugore tukicara muri salo gusa kamubwira kansubiza agaseka uwo mwanya ntukuye nta mwanya nagiraga wo gutakaza muri icyo gitondo Imana imaze kunyegeranya gutyo bajya guhamagara umwarimu wo kunsengera n'ay'igihugu w'abagenzi n'ay'igihugu araza iwe sinzi ukuntu yari ateye yamaze n'ipendo ngo ashike amatuka mu muryango kera yavuga ipendo ahagenda aririmba ngo narwaye abazima yamashika aransinda atangira gusenga akazarwa akazatsindagira ipendo kujya mu mutwe handi ati kumva gute ntiwapita ntibiracamo cyane ko numva benshi aragenda ahamagara abahungu arababwira ati mugende mujye mu cyumba cy'amasengesho mu musengere kuzageza kize njyewe nzaza mbagemurira ninjye uzaza ubagemurira ibiryo nzaza mbagemurira ibiryo mushaka ariko umusengere avemo yaturuzwa barasenga icyumweru kirashira pe aheruka banjyana mu butayu ngo bangeze mu butayu mu Rwanda tukingira gutya basashe utwatsi wamara gusasa utwatsi bati tubanze turuhuke aracyakara turaryama kiryama gutya ndota inzozi kuva mbayeho nazaga ndota benizi inzozi gasiba mu kwishira benizi ziyerekwa hakaba n'izanyamuzerenganya hakaba n'izumuho benizi uwo munsi ndota inzozi n'ubu sinzazibagira mbona nari ndyamye naho abacu bari baryamye mbona hagati hacitse amazi haba umugezi wa mugezi ukaba urimo amazi meza bene aya ngayo abonerana umuntu areba no munsi ukazubona n'utuntu turi munsi ya wa mugezi noneho uruhande rwanjye hakaba ariho hari igikombe cyo kugira ngo abantu bakeneye kunywa amazi ngo banywa amazi bakambwira bati tudahira toya nyuma k'iki gikombe batoya bari bo uzaza tudahira uduhereza tangira kuza ndahira amazi nkabahereza hakongoboka kandi kagabo twazaga dusuzugura cyane ntitwazaga tukubaha akagaciro gake kazaga kerekwa ariko kerekwa tukagasuzugura kubera kuko kari akantu kubera ko umuntu ashobora guterura akajugunya kamba gakongoboka mu kagere hanze nawe ubwo fatwa n'imbaraga naratanga imbaraga za Yesu mugikubita na gutya zihazi gukamba kurya ababyeyi bazaga bakanda amavuta zihazi gukanda neza ziranganda neza nandika ikaye y'agasuku ifite iganda ritukura nyandikaho irarangira nandika no ku maganda ararangira ngo aturuke hanze yamavuga ngo nimuzane ikaye y'agasuku y'amandiko ngo atangire kwisobanura gutya yabavuga ngo uzaba umuhereza ndakareba umuhereza ni kuvuga uri mu bikiwo uzaza ugaburira abantu uzaza ubahereza ngo amazi ngo kandi ngo ijambo kareba mbwira wacu dusenge avuye imuhira amaze kurya imyumbati none ko araza ngo babahereza imva aho ngaho nakijijwe mwumva neza ko nagerose ngo ngere mu ikanisa gutyo nari nibwo bavuga ngo ugomba guhaguruka ukajya hariya kuri rutari ukajya kwatura ibyo wabagamo namupera kuri zero ndagenda ngezanye no kutukoko twazaga dusakuma bene muri karitsiye umuntu akagaterera ikigori kiriho umugozi amaruka muga
kirasakuza kiteteza kisakuza kigira gute kera iba yamizigera nuko kurura gusaka akagozi ikigori kera cyageze ifundi kivamo ukamo ukururiho ukayijana ushaka abantu bazakubona muhanda ariko kiri inyuma yawe bakazagira nikukurikira gusa yige gitora naho kera yatora turabivuga ihene zari zarashize mu muhanda ihene twazaga dusakuma kuye tukaba tuyabuza bene tuduhene tuza tuguma kwikuba ku nzu y'abandi tukaba tugateka mu kirere tutari tukurisha umutsima bene abaseraza gusa kugira ngo tugiye mu gusa tuzimana Imana ikuraho ndabivuga byose ndabyatura kuva uwo munsi kugeza uyu munsi sindagira inyota y'itabi kuva uwo munsi kugeza uyu munsi sindatekereza guforoda inzoga naze kona akavideo kamwe bohereje ku rubuga rumwe umuhungu aririmba Imana kundigira neza nawe yazanye icupa arishira bene inyuma gutya aripfunda bene inyuma mukandara ngo atangiye kunezerwa gutya sinzi ko yunamye gutya yanezerewe yamarisetse umutwe ngaha gutya ngo risetse umutwe umubyeyi bari ko basirimbana yamarishingura ngo arikuremo amaze ababo baramuhindukirana yamayiruka yita hanze njyewe siragira agatima ko guforoda kuva icyo gihe kugeza uyu munsi wa none icyo gihe hari mu kwezi kwa 4 muri 88 niyo munsi Imana sinzibagirwa nakizwaga ubwo Yesu yinshaka muri gihe tuvuge ngo amen dutangira ivuga butumwa turarindima turagenda duhuruka za Tanzania turahava twinjira Zambia turayivamo turagaruka tuzunguruka shaba yose amezi 9 arashira ngo tugere mu rusengero nayo igihugu aratuteka ngo ndamuvuga butumwa ubu kugenda amezi 9 ushoboye garuka rufuki hewe twe twari babiri yaba dutenga twe nadoterika fo haradutenga turinda gusa guhagarara mu rusengero tuza gusaba imbabazi ko twaragiye abantu twagiye bagahinga imyumbati bakeza bagahinga ibishimbo bakeza Imana idukurayo abadafite ishyari bavuye ngo amina Imana idukurayo iraduhamagara itugira abatanga ngo dutangire kuvuga ubutumwa ndiruhanika haza umugabo arambwira ngo ni wowe Napole uzize umugore wawe yapfuye tiki hati uzize umugore wawe yapfuye njyewe nabaye ku maziko yiwe yapfuye tuzi ko yigeze kubikora harapfu babikorera umurambo bakura ibukura imyumbati baguteze umutaraza naho namumviye ngo bamuteze umutaraza arazingama ahinduka uruzingo bene nguru nazagaterura njyenyine kaburyo kwa hotel umwana w'ukwezi w'amezi tari umwaka uruhinje kazaterura gutya kajyana hanze nkanika kuzuba ngasakagarura mu nzu nuko ngo butese wabo ngo baze gusenga abayumbe ngo baze gusenga abayumbe uko abantu batazashigikira abayumbe n'ibipfu ntibazibanga abayumbe baraza b'abasaza barimo bamuha mzee baraza ngo bikubite mu nzu gutya se wabo yabavuga waracyazara abana b'abahungu nabo arisanze ubwo ari umushinyaguriye nawe arishinyaguriye umuntu kwaraho umuntu kwarapfa yamara ngo azabyara abahungu nabamera ngo babuhanuzi bwa Sara na Ibrahim genda bizavuka mundi ariko suyunguwe ariko yabyaye abahungu haleluya Imana yamuzura mu bapfuye Imana nyiri ibihe Imana izihindura ibihe n'amateka Imana iziturinda ku muhigo w'abanzi Imana izitubundaho Imana izitubanaraho Imana izitubundikira nko kurya kw'inkoko izibundikira abana bayo Imana ikatubundikira inkuba zikaza
mubavuga ngo amen. Narwariye mu Rwanda, shima Imana niwe wanyishyuriye tike, niwe wagiye gukata amatike yo kunzana, niwe twari kumwe mu nzu na pasiteri daho uri mu Burayi. Baranyohereza ndataha, ariko ndaha nta muntu ukirimo, kera narabaye nka paralize. Kandi icyantangaje nageze ino abayumbe ngo bapfe kugira gutya, baba bambwira ngo wanyweye amazi ya Nile. Nibuka ku munsi nkandagira mu Rwanda hari umuntu wampaye amazi ya Nile nyavanga na koka, ndahibuka. Ariko babica n'ibihumbi nuko nyine batoroga Imana, ariko n'ibihumbi nuko ndaza ndarwara hano, ndwara indwara bakambwira ngo ni diabete. Rero nari narahumye, ndahuma ngo mare kuhuma, dokteri anjana kuja kumpimisha ngo ni ahantu inyuma ya Kenyatta ngo ni CTA havura amaso gusa. Aho muri CTA niyo nagiye kupimishiriza, mfite inzandiko zaho. Barambwira ngo amaso, ngo imitsi y'amaso ngo yarahiye, ngo nicyo gituma amaso atazabona ngo nuko yapfuye. Ngo none ngo uza mu kwezi ngo tugutere inshinge zibiri, rumwe muri iri jisho urundi muri iri jisho. Ndabonye dute sinumvise neza, utere urushinge mu jisho bati mu jisho maze no kuko ntabuze urutera, none wowe ngo urutera mu jisho. Dogiteri ibyo kibiba araturika aseka, nonoga dogiteri wabusobanura arambwira ati kiya urushinge kuriya muzamutangira gupompa umuti gutya, akamatangira guhinduka itengo n'ubwoba. Urushinge rwa mbere kuva mvutse mu myaka yose mfite ntavuze, cyane zose si mikeya. Umugabo umaze kugira abuzukuru urumva ko atari mikeya, nabonye ibipfa n'ibikira. Urushinge rwa mbere rwo kuntera baruntereye Nyamagabe hariya, ariko namabwira umuhungu wari wajyanye, ndamubwira fata ukomeze sinate urushinge, urebe ukuntu nzingazinga, urebe n'ikinyororosa mu maso, baranyoroza gutya mu maso, baranzingazinga bafata mu maso barabutera. Urundi naje kurutererwa hano, uwo munsi bakaza batorokera bagasatura bagapfumurana. No bajomba kujya ndikana atuzi umuntu umugabo kurikanga, niko ndikanga gutigwe nuko muraje kunoma ibintu ko murabona kuko bidatembo cyabyo sinari bimenyereye. Batu bakuriye mu giturage, si giturage gusa, namwe nakanyanga kaza gakicaza mikrobe zose. Noneho barambwira ngo nuko niko bizagenda. Inyuma nihashira amezi 3 twaraguteye urushinge, tuzabona kukubaga amaso tebake tisawa. Ngwagera atariko uzabanje kwipimisha diabete, ushobora kukubaga urwaye diabete ntukire, kuko diabete ngiyo umuntu akomeretse gukira kwigisebe biza bigora. Nuko turaje ngo tugere hano, abantu bari baje kunsura barambwira bati hano bisenta habaho aho bazapima diabete, ngo buje dutera anjyana hano bisenta, haruguru y'iriya nzu ya bisenta nyine haruguru y'umuhanda gutya hariho agaklinike kaza gapima diabete, nawe murangire niba utaripimisha. Abantu bamwe nabo babayeho kanje nabo ntibazi kwipimisha, nuko baragiye barapima. Yabambwira ngo diabete ya isukari yarahekeje, bakazamubaza uyu muntu wo nibuta. Dogiteri atase kwiki uzufuruta, tinigeze gufuruta, twagiye guhiga mu gisura kiramba bakita ndafuruta, tinubwo mperuka gufuruta, sinzi gufuruta cyacu. None se uzugira inyota, tiyo twasirinje iwacu turatugira inyota, ariko tutasirinje singira inyota. Bene iyo kubona ngo nomwa ngo amajerekani n'ibiki, ngo se ngo hari abantu biwanyu ngo muri famille ngo barwaye diabete baraha ngo ni wikomora.
ntuyikomora ngo none se nguzugira inzara narivukanye mwa inzarya singi ntagenda inzara uwo nkangura kujya nka saa 7 gutya z'ijoro wakubita ukuganga mu kwamanduka nkarya ariko kuko apeti ndayihorana ndayiki ndababwira ati apeti narayivukanye kabisa ndayihorana twazaga tuva gutarama ikizingo tukarira hurure bacuruze saa 12 tukayirya saa 8 z'ijoro tuvuye gutarama saa 8 z'ijoro igipfundikiye n'isaha yaretse amazi tukamena amazi twamara tukarya hurure kukaroba hanze imbere y'inzu tatara ntaki tukama tujya hanze kukaroba hari ukwezi tukarya hurure none tiapeti narayivukanye ati sinzi ibyo nyine ndemye muri ibyo ndemye mu byo nariye noneho ya diyabete banyandikiye imiti ngo amare kunyandikira imiti haza kuza umwana w'umukobwa twahuriye kuri Facebook ibyo ngo abantu bazapfa sinza njye no kuri Facebook nshobora kumara n'amezi 5 tayija ngo ngiye kucye sinzi ko nagiye kuri Facebook ngo umuntu wasabye gushuti yamwemereye ngo amare kunyandikira arambwira ngo ni mwe WhatsApp muhereza WhatsApp abari yatangira kunyandikira ese ukora iki ati ngo azavura indwara zitaza zivurwa mu bitaro nkizihe ati ngo bazavura amaso ntinarahume anyeretse imiti ngo izi bazavuza amaso atari kuzipimishe niba atari diyabete barampimye basanze ari diyabete ataho ndayikuvura ati turatuvura diyabete turatuvura kanseri turatuvura avuga nyine indwara abaganga batazabavura bene izo zananiranye izo ibone izo bazabavura ngo amare ngatangira kumwohereza amafaranga sindamubona ntarambona kugeza n'uyu munsi wa none mpambabwira kamuhereza amafaranga akanyohereza imiti narimo nayivanga n'ibitaro bikaba bivurugana none biragenda niba byaratwitse mu nda niba byarishe mu nda gute sinzi ukuntu byagenze bisa n'ibitwitse igifu none ntangira kuzanirwa nuka uyu mwaka simbabwiye ko baguri kunjomba kuri inshinge uyu mwaka icyo gihe babanza kumva diyabete baranywa nta kurya kawunga nta kurya inyama ariko nta kurya ibyo byose ntabwo ko nari sigare ku mateke gusa n'intuza n'ibihaza n'imboga rwatsi baranywa ngo turya imboga nyinshi ariko zitarimo umunyu n'amavuta umugore kamateke igisusa kitarimo umunyu n'amavuta yamara akabambwiye ngo apeti y'igisusa kitagira umunyu n'amavuta ariko ndabyihangane none mbaza uwo mudamu wari wampi ndamubwira niko mbwa none uko inyama ntako umuntu yoza azijya kugira ngo byiguze umuntu azapfa kuziga by'ibyo byatsi umuntu azirye ko nazo zazibaki yamabwira umuntu uzibeshe nabwira uwo mukobwa uri mu Rwanda akambwira ati ntuzibeshe gukora ubundi none se nzaza mwiki bati nta kunywa fanta iyo ari yo yose nta juice iyo ari yo yose cyose ubireke unywa amazi gusa litiro 3 ku munsi bigeraho birakomeraga nazaga ndarana ibase kirira mu ibase none birageraho birakomera none biragenda funga marazima ngumare gufunga marazima ukwezi kurashi ukwezi kumare gushira indara by'imbigera kiriye umuntu namagaye nishima Imana ahamagara Mike baraza banjana mu bitaro inda yahiste ngo bakore hari baza bakomanga gukinga bakomanga ku ngoma bene ingiki nshasha bate mujana mu kwa Mamarusi bagize gutya bakubise muri ambulance yabo bajanye kwa Mamarusi baraga bati mugende mu bagende no kubaga imvayo bajanye hano fadamu bagiye kubaga ngo bashike barambye bati turaguhereza ibinini byo kugerageza nibinanirana nuko turazinduka tukubaga hamwe n'ijoro ndatekereza mbwira Imana ndabwira umugore wanje yabyaye abana 3 b'impanga batamubaza kandi yarafite ibiro 45 kandi
turakubwira wumva arabyara batamubaza none njyewe wajya kubaga umwana se bakurikiye n'iki bakurikiye Imana wumve ko nakeneye kubaha simbishaka bibwira Imana iranyumva bampe mu gitondo bampe ikinini kimwe bampe ikinini barambwira bati iminota 30 nishira hatageze impinduka turayisatura sawa wisature no ya minota 30 yagiye gushira inda yahombotse yashize gahungu yaje kundeba ngo bamubaze baramubwira ati mugende kugaburira ariki inzara yamushe naoga kero ko ndajuguma ndaza namana ngo gufata gahungu yavuye mu bitaro amfashe kuboko muzukuri ari mandara ataguki kubenza bambindi mushitsi ndavuye umuntu kubera ko no amafungo umuntu atagambiriye jari yose azajyanishiza cyane nuko aranzanye mu rugo bamara kungeza mu rugo baraguma baravura gabene nguko ngo buke n'undwara mu gituza kikari ukumva ko mwana gutya sineza gufakora habe n'umwenda nazaga ngira kugira gutya umwenda ukantoneka ariko abanyamasengesho binjira mu nzu batabaye abavuye za Kasarani abavuye za Kitengera abavuye za Kayore abavuye za Umoja binjira mu nzu batabaye bapfa kugera mu nzu bakamavuga butarupfu kandi nanjye sindarwiyumvamo ngopfa sindimo kababwira ko mfite morale niba kumva gusaga ngabwira Imana bamara kugenda ngabwira Imana niba ari wowe bavuze batavugishwe n'amahanga mutima niba ari wowe bavuze bihagazemo ndabyizeye ndabizi kuzabikora Imana haleluya Imana ukwifashe Dawidi yaravuze ngo uyifashe kitagira ubwenge izabita inkonda izibigipfa Imana uyifashe kigipfa iziti inkonda Imana uyifata nk'inyembaraga ikabinyembaraga n'inyamaboko wayifata nk'ishobora byose igashobora byose izizura bavuye zuye mutozi nangiranzura amen tuvuge amen haleluya ngo mara namambyizera abantu bose baza kundeba baheguye gabene babandi babanebwe batari abanyamasengesho baza kundeba kamanga ngo niko gasoko ngo none gupfuye bamwe bagashaka ko kumbwira ngo ni ngaho ni ngiye ko nitunganya gagira nti sinduri wo gupfa ndacafite gahunda n'Imana ndacafite gahunda n'Imana hopfa udafite umugambi muri we mu Mana ariko umuntu ufite umugambi w'Imana muri we umugambi w'Imana ntuzupfa kandi tiwokikira sigiheka inzira zacu zazibigiheka igihe kimwe naragiye ngo nshike nyobera mu nzira imwe ndirukanka mvuye mu rugabano kwa badudu ngo ngere inzira amani nshobora gushyira mu gitondo muri Imana yamiheka yekera mu gitondo kandi mwihoko mwishyamba bene rya rindi cyagisubiye mu zubire mu rugabano nongere katinzira yose nzasubika si bwari bwije nama nkanda gusiga irunda hota inzira z'Imana sigiye kandi zohekera mu gitunda pe inzira z'Imana ni inzira z'Imana haleluya Imana iramfasha kalekera Imana iramfasha iranzura ndakira kirana n'umwana baranditse n'amatariki y'ibiriyo barabishize mu misego tubikuramo ngo bimare kuvamo imba muzima ubu ndarya za kawunga karya inyama kanywa amasoda yose amazi singinywa litiro 3 nakoze igitangaza n'nywa litiro ariko nayo habaye ibyuya by'ibingibi ariko hatabaye ibyuya ni bene turiye ni tutatu ko mu mugi kandi nubwo tubona niyo kwimunsi y'ubuzima bw'amazi tacu noba sindibwa ikituza nikizima ndagihonda ngakurya ku ngoma y'abakozi narakize n'akaraka taki ngazarya ikintu cyose umwana w'umuntu yoshya mu nda habe nubwo wewe gatwabaye no mu gihugu baryizoka za mamba ibihoma kwa mwifungura kwa ufungura umukeke none oja mwivuga butuma atari bikona mushiki wawe se ukabwe mugese nzarya ibingibi bakakwihorera baje kugukorera igitangaza bakavuga isombe naryo riri musu nibyo byiza se aho umuntu upfa kwihangwa ugasanga
amen. Imana nyiribi Yesu ngo arimo agenda mu isi, umunyamategeko ngo aramwinjirana, ngo amare kumwinjirana amubaza ikibazo cyo kumugerageza. Aramubaza ngo ese nokora iki kugira ngo nanjye nzabone ubugingo, nzaraga ubugingo? Ibyo bintu by'ubugingo wigisha, nakora iki kugira ngo ndabe ubugingo? Ese ni irihe tegeko nakubahiriza kugira ngo rimbeshe ubugingo? Aramubwira ngo ese kuri umunyamategeko uzisoma gute? Uyu munyamategeko aramubwira ngo narasomye ahavuga ngo wubahe Uwiteka n'umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. N'amagambo ane yanditse ngo nyuma y'iyo ngo ikindi cyongeye kuri ibyo ngibyo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niba wubahiriza ayo mategeko uzabona ubugingo. Siko batubwiye? Ngiye kubabwira gukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Naratangaye tuzatugenda nuko tuzadusirimba n'ibi bitangaza tubamo, tuzatubeshana, tuzatuzingazinga, tuzatuvangavanga ibintu. Tidukunda Uwiteka n'umutima wacu wose. Nitwigeze kujya mu bukwano w'imfoka yuri, umuntu yamaguruka ngo ariko ngo kamere ngo kuririmba indirimbo zinka ngo si icyaha, ngo nukubyinira indirimbo zinka ngo si icyaha. None ugeze kuri bitari aho guhimbaza Imana ugiye guhimbaza inka, none uko ndukoze icyaha? Kima giti mwaba bebe muri mu gukora ibi bintu mwamutekereza ugakunda indirimbo zinka ugakunda n'izima, uko ndi uyikundishije umutima wose, uyikundishije igice. Abandi bakamara kugira ngo ariko muzamubona umwanya gute ngo kuzamwirwa ngo mu gatatu ngo mu kabiri ngo mu gatanu ngo ariko ngo abantu ngo bahora bazungu bose ko ngo mubaho ngo nuko mufite abasipozi. Si uko bafite abasipozi, ni ugukundisha Uwiteka umutima wose, bakawushoramo Uwiteka umutima wose, bakawushoramo, bakibagirwa ibiri inyuma, bagasingira ibiri imbere. Twavuga ngo amina. Niko gukundisha Uwiteka umutima wose, ukibagirwa ibindi byose ukabisiga inyuma, ukabona ko ari ugusa. Yesu yaravuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose ni inyongera. Ntawuza wiyongeza atabanje kumara ibyambere. Ibindi byose kumara ibyambere ni ugushaka Uwiteka wenyine gusa, niwe namba 1. Wamara kumubona ayandi mazero yose akaza inyuma ya rimwe, niwo wabona ibihumbi byinshi. Ariko ibanje amazero wamara gushira rimwe biguma kuba ari biza byunguka. Turabumvise? Turi kumwe? Uko niko gukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Ubanza rimwe amazero akaza inyuma yayo, ngo amara aravuga ngo n'ubwenge bwawe bwose. Ubwenge ni ukuvuga ngo ubwenge bwawe bwose, imibare yawe yose y'ubwenge yose ukayishora mu Mana, ukayishorera mu Mana, ukayishikiriza Imana akaba ari ije ubwenge bwawe. Icyo gihe niho wikundishije ubwenge n'umutima, nawe ukawutanga n'ubwenge byose. Muri ibi yaravuze ngo tanga umubiri wawe n'ingingo n'ubwenge uzabone gutabara abo Yesu yapfiriye. Kuragira ngo guhamagara umuntu saa 8 z'ijoro ngo tabara, agatabara ataratanze ingingo n'umubiri n'ubwenge, kuragira ngo yo kubyukira muri yambe revera yavuze iyo kubyuka iyo kubwira ngo ihangane ngo tuzakugera ejo mu gitondo. Ariko uwamaze kwishora muri byose ko ari bine akabishora muri Yesu byose, baza bakomanga gutya bahamagara gutya akakubwira ngo namahoro, uti wapi ibintu biranze, akamukubwira ngo gatoya turahageze, hagatanga n'ibyo, hagatanga na tikeyi. Ariko abandi ugasanga ngo kodeshe taxi voiture ngo tubone kugeraho, iyo ndayikodesheje. Niba Imana yaraguhaye impano, harubona bwiye ndavuga ngo niba Imana yaraguhaye impano yo gutabara abandi tuyikoreshe, ni wowe uzayibazwa sinzayikubaza. Imana yayiguhaye n'izayikubaza uko wayikoresheje. Yinde kuri kushira imodoka, Imana yaguhaye impano, yiguhaye imodoka, yigubiriye imodoka ugatabara, kuko yayiguhereye gutabara, yayiguhereye uyikoreshereza. Tiwo yikoresha mu wawe ntibikura. Hera yiguhaye uyikoreshe uhitabaze mu abandi.
niba ari kwitabaza mu bana ugomba kwihamo amatike tuvuga ngo amen ngo amaravuga ngo kunde mugenzi wawe kuko wikunda wakunze mugenzi wawe kiwo mugamba wakunze mugenzi wawe kiwo murarira kwijoro uko wikunda uwo kwirarira kwijoro sha kuvuga ngo uri kwatekereza kwica tibibaho uko utotekereza kwica umutekereze wirarire kwijoro kwica cyangwa mutekereze ngo wirarire kwijoro kwiba cyangwa mutekereze ngo wirarire kwijoro kwikirira nabi cyangwa mutekereze ngo wirarire kwijoro kumva kuko ukwiye kwishakira ibishobora kukudindiza ibyo ngibyo kutabikora ngo ari kubigirira mugenzi wawe niyo muri ayo mategeko yombi ngo nibwo Imana yo mwijuru izaguha ubugingo buhoraho amen kuvuga ngo bena haleluya ariko uzi gukunda mugenzi wawe kuko wikunda abantu bakamaga ariko none mwebwe ntimwikunda ndaza ngenda niki akantu kakayo andagira ahantu baza nagira bari kandi bishize mu vubaga mu myaka yo kuba kitatu ishize ubundi bagira akarahuri naza ngenda mu ikoti nagira hari abantu bataza kumbwira ngo hari agasombe kari mu menyo nakajyaje kubera kwikunda kunde mugenzi wawe kuko wikunda nubona akantu ukamuhungure neza nubona akantu umugenderere nka mugenzi wawe nubona kitagenda ugende umusange umubwire ngo ibi bintu ntibigenda biriya bintu gapapa azavuga akababwira umuntu abantu bamara ngo gapapa ngo azavuga nabi oyaye n'ujya mukunze kuko yikunda ko ariko nkuko yakwikosoye niko agukosora none yagukosora nawe ukamubyimba ariko ngo abantu ngo gusuzugura baragukosoye ngo gusuzugura aragukunze ugize Imana ubonye gukosora nawe ugiye kwisaza kugira ngo tuzabone ubugingo duhina n'icyubahiro haleluya kugira ngo tuzabone ubugingo n'ugukurikiza amategeko yombi ayandi yose ayandi 8 asigaye akubiye muri ayo ngayo ko arabi Imana ibamugisha amen